Yes, reka nongere mbasuze mbani ikaze nshuti bakunze bacu mutema kudukurikira umunsi ku munsi. By'umwihariko ujya gukina ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe utameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, nk'ibisanzwe ni wa mwanya wa sport update yacu y'umunsi munyemere twerekeza mu ikipe APR Football Club irimo kugenda ivugamo amakuru menshi cyane cyane turaza kwerekeza ku kibazo cy'umutoza Kujetarebo ukomeje kuba yahura n'ubuyobozi umunsi ku munsi bakomeza baganira bareba ikibazo cy'imitoreze nyine uburyo ikipe APR irimo kugenda yitwara neza cyane. Turaza ko ku mugabo watoje ikipe ya PFC Mohamed Adil ukomeje kugenda komanga mu ikipe ya PFC umunsi ku munsi nyuma yuko mu minsi yashize agize gutya agatangaza ubutumwa cyangwa se kohereza ubutumwa ikipe ya PFC mu buryo bukomeye cyane. Ubutumwa yatanze byatumye ubuyobozi bwa PFC bwongera kumugaruka cyangwa se bwongera gutekereza kuri uyu mutoza ukomeza kugenda akomanga mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ni nyuma yuko barimo gushaka umutoza cyangwa se igihe barimo gushaka umutoza uyu nguyu Kujetarebo mu gihe cye akiza n'uyu mugabo Radio Adil nawe yari yasabye akazi mu ikipe ya APR Football Club ariko ntibyakona cyangwa se ntibamugira icyizere bwa kabiri kubera ko yavuyemo cyangwa se igihe yatozaga ikipe ya APR mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa itatu ishize yaje kuba yakorogana cyane ava mu ikipe ya APR bitameze neza kubera ikibazo cye nyine we yifitemo cyangwa se abantu b'abanyamaroc hariya bagenda bagera imijinya igiye itandukanye birangira ikipe ya APR ubuyobozi buriho butamugire icyizere urangira buzanye Kujetarebo. Ariko mu bigaragara uyu mugabo ahari hose agenda akurikirana ikipe ya APR umunsi ku munsi dore ko muri minsi arimo kwitwara neza cyangwa se muri bibihe yarimo bikomeye cyane titwara neza yagize gutya atanga ubutumwa bukomeye cyane nabwo twaje kubugarukaho turebera byinshi yahereje ubutumwa ikipe ya APR Football Club. Ubuyobozi bwa APR rero bukemara kumva amagambo ya Coach Adil bwarongeye bumutekerezaho kabiri cyangwa se burongera bumugarukaho no ku inshuro nanone Adil akomeje kugenda akomanga ku muryango w'ikipe APR Football Club. Kera kabaye umugabo Adil araza gutsimbura uyu Kujetarebo bitarimo kugenda neza dore ko uyu mugabo Kujetarebo bamuteze umukino wo ku munsi w'ejo ku isaa 12:30 ubwo ikipe ya APR iraza kuba icakirana n'ikipe ya Police Football Club. Murabyumva ko ari derby y'umutekano. Uyu mugabo naza gutsindwa uyu mukino cyangwa se naza kuwutakaza ibintu biraba bibi cyane mu ikipe ya APR Football Club birayikiri ko uyu mugabo Kujetarebo ashobora guhita yirukanwa. Abenshi bati nyamaze byakunda birashoboka cyane Adil ashobora kugaruka mu ikipe ya APR Football Club bitarenze uyu mwaka kubera ko ari umutoza ukiri mutoya akaza kubaka projet mu ikipe ya APR nk'uko yagiye yabitangaza ku mbuga ze cyangwa se ahereza ubutumwa bw'ikipe ya APR Football Club bigahuza cyangwa se bigahurirana nuko ikipe ya APR ishaka kubaka ikipe ikomeye cyangwa se ishaka kubaka ikipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga bikabona ko uyu mugabo Adil yewe ushobora gufinga filozofi zabo cyangwa se ushobora kubafasha kubaka izi projet yo kubaka ikipe ikomeye kuko nk'ubutumwa yatanze yavuze ko njye mugena n'inda aho ngaho twari tumeze neza kandi dukinisha abana b'abanyarwanda sinibaza cyangwa se sinumva ukuntu wazana umunyamahanga akaba aribwo ikipe itagenda akaba aribwo ikipe igenda itakaza umunsi ku munsi. Ibyo simbyumva ntago birimo kumvikana neza. Ubwo n'ubutumwa bwa Mohamed Adil yaje kuba ahereza ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club. Benshi batinyamaze birayikiri cyane ko Adil ashobora kugaruka agafasha ikipe ya APR kubaka projet nini cyangwa se kubaka ikipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga nk'uko byagendaga bitangazwa umunsi ku munsi. Ese uyu mutoza we Kujetarebo araza kuba yihagarara ku munsi w'ejo aze kuba yatsinda ikipe ya Police kugira ngo akomeze kwereka icyizere ubuyobozi bwa APR Football Club ko nyine bakiri kumwe cyangwa se afite byinshi yabafasha muri projet zabo barimo kugenda batekereza nubwo ubuyobozi butabona Kujetarebo nk'umutoza ushobora kubafasha muri izi projet zabo barimo kugenda cyangwa se barimo kugenda bategura umunsi ku munsi. Ese biraza kuba byarangira gute se koko uyu mugabo Adil ukomeje kuba yakomanga kera kabaye bizarangira yerekeje mu ikipe
APR Football Club byose nibyo kwitega nk'ubuyobozi bwa APR Football Club bugenda bubareberera, buzareba icyo gukora niburangiza buzane umutoza ushoboye ushobora kubageza kuri byinshi. Nguko rero iyo Rayon Sport update mu ikipe ya APR mbere yuko ikina umukino wo ku munsi w'ejo. Amakuru yo ni menshi abagenda agaruka mu ikipe ya APR Football Club, ndagira ngo mbabwire ko abakinnyi bose barahari bameze neza cyane, bariteguye umukino w'ejo. Ubwo ni ukwitega niba uyu mutoza Taleb hari icyo ashobora kuba yakora ku munsi w'ejo. Ngewe reka mbashimire ko tudasubira ku munsi w'ejo n'amasaha ari imbere n'amakuru cyangwa se na sport update izaba igezweho. Ngiye mukomeza kubana nitwa Pacifique, mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.